none reka nguhe ikaze kandi ngushimire cyane we tuba tugenda tubana umunsi ku munsi ntandi tuba tugenda tubana hano kuri keje. Iyi ni inkuru imaze iminsi iri kugenda icicikana ica ku mbuga nkoranyambaga, ariko buri wese afite ibyo ari gutangaza ku kiwe giti bitewe n'icyo ashaka kwerekana. Ntabwo ari kuba yavuga ati reka ndebe ku mpande zose, rikumva uyu nguyu ibyo avuga n'uyu nguyu ibyo avuga, buri wese ari guhita ko yizanira ibyiwe. Akaba ariyo mpamvu ngiye kuvuga ati reka mbe naza hano twicare tuganire kuri iyi nkuru. Ungewe uko mfite uko mbyumva nawe ufite uko uri kubyumva, ariko uraza kuba watanga igitekerezo muri komenti. Ntabwo hejwe hano ni kuri channel yanyu, ugomba kuvuga ati ngewe ndabyumva uko. Inkuru tugiye kuganiraho nta yindi nitabwa muri yombi ry'umuhanzi Yampano Waboy. Akaba ari inkuru tugiye kuganira ifite umutwe uvuga ati uwo rizagwira, umuhanzi uwo rizagwira Florien wamamaye ku nka Yampano yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, aho akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho no kunywa ibiyobyabwenge. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yabwiye igitangazamakuru kimwe hano mu Rwanda ko uyu muhanzi yafashwe tariki 16 Gicurasi 2026 nyuma y'igihe ashakishwa n'inzego z'ubugenzacyaha. Ariko iri jambo ryo kuvuga ngo nyuma ashakishwa, ntabwo ari umuntu utabaga mu gihugu ngo baramushakisha cyane, nuko ikintu kiba kigomba kuba ni ukumuha ubutumwa turakenewe hano. Ntabwo yigeze yihisha inzego, ibi ngibi mbyumva nkaho bitari bikwiye kuba byavugwa, kuko ntabwo yahamagajwe ngo abe yanangira ibi byo gushakisha. Njye ntabwo ariko mbyumva ko ntabwo yari yasohotse igihugu ngo ajye hanze yange kuba yakitaba igihugu. Iyi ni inkuru umugore wa Yampano muri live yaje kuba yakorera kwa Godfather, yagize ibyo agaragaza uburyo aho yarabanye muri Yampano, ibintu byose yagiye amukorera. Ariko buriya kumva inkuru imwe y'umuntu umwe ku giti cyiwe muri ba bantu babiri bahanganye, ntube wakumva buri wese ku mpande zombi, ukagenda ukumva iyumwe. Ni hahandi uhita kuhindukira ukavuga ati kanaka niwe ufite amakosa, undi uriya nawe nta afite amakosa. Mbere y'uko twinjira mu nkuru ya nyayo, reka mbanze nkumvishe muri imwe muri video uyu muhanzi uwo rizagwira Florien wamamaye nka Yampano Waboy, imwe muri video yaje kuba yashyira hanze mbere y'uko atabwa muri yombi n'inzego zibishinzwe. Banza wumve iyi video ubundi dukomeze turebe iyi nkuru, tuyirebere hamwe, dusomere hamwe iyi nkuru twagiye dusimbukira muri bimwe mu bitangazamakuru, turebe nabyo uko byagiye byandika ku rundi ruhande, aho bimwe muri bindi byari biri kugenda bibogama. Banza wumve iyi video ubundi nze umbwira, turaganire birambuye kuri iyi nkuru. Wowe ubwawe uraza kumbwira ati genda byumva uko cyangwa simbyumva uko. Ni Florien rizagwira Yampano Waboy. Ndi hano rero kugira ngo asobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo, ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore, tuhura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone njye numvaga atari amakosa, kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru. Ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore ntashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, anteranya n'inshuti, anteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu. Namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho. Twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva,
umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye nshaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yari amaze iminsi aba mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano, ndababwira ati rero ikintu cyiza kitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo challenge z'akazi izo arizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo ntahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi, ubwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni njyewe uri kubiryozwa. Ikintu nakoze nahise ngendera uko, nahise ngenda. Eri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe narindi higiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki? Nti ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwahise bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. Nuza kuba wamara kureba iyi video nk'uko umaze kuyireba ino video, bitewe n'uburyo uzimo uyu musore, ya mpano urabona no muri iyi video iragaragara nkaho ari umuntu ufite ikibazo gikomeye cyane. Bamwe hari ukuntu bari kubivuza bakavuga ati ya mpano kuva video ye y'ubwambure bwe yajya hanze, twagiye tubona agenda akora ibiganiro ari kumwe na madamu we Vava, berekana nyine ko umubano baba baragerageje gutsinda bya bindi byagendaga bibatera imijugujugu, bakabagenda biyunga. Muri zimwe mu mavideo twagiye tubona hanze bo ubwabo bagendaga bashyiraga hanze, nibyo byerekana byajyaga bigenda bitwereka iyo sura, bitwereka ko baba bari kuba abanyembaraga kurusha uko na mbere byari bimeze. Ikintu rero gikomeza kuba kigenda gicanga abantu benshi, zimwe muri live uyu Vava yaje kuba yagenda akorera kuri
kuri TikTok hamwe na Godfather, nuko hari bimwe mu buriya ikintu ugiye namaze kuba nabona, buriya abantu babiri iyo bagenda bahanganye bagenda bategana imitego, ntihaba haba habuzemo uwirengagiza ukuri ujya kuvuga ibinyoma ariko ukuri guhari, ariko afite impamvu yo kuba iri kubimutera. Hakaba hari abantu bari kubihuza ibingibi byose nuko ya mpano mu gihe yari amaze iminsi atari kugaragara mu muziki, wenda yarashatse kuba yakongera kwiyubaka akaba yagaruka mu muziki, dore ko iyi stage ijya no gutangira yari amaze kuba yashyira indirimbo hanze, yari indirimbo nziza cyane ifite ubutumwa. Hari abari kuba bavuga ati se ishobora kuba ari prank cyangwa ibiki, akaba yateguye kuba yabigenza muri ubu buryo, wenda abe yakongera kwisanga mu ruganda yongera akore nk'uko mbere yakoraga, dore ko yari umwe mu bahungu waje akora umuziki mu gihe gito, yatanga icyizere cy'uko umuziki nyarwanda ushobora kuba wagera ku rundi rwego. Reka tunyure muri bimwe muri zimwe mu nkuru. Vava afite ibyo yamureze kuri iyo live yavuze ati rwagiye amukorera, turarigarukaho. Hari n'izindi nkuru zagiye zandikwaho kuri uyu Waboy, nizo ngiye kujya kugusomera aho tugiye kwifashisha kimwe mu gitangazamakuru hano mu Rwanda cyamwanditseho, nizo tugiye kuba tugenda turebera hamwe. Hari bimwe mu byaha nk'uko nabikubwiye, uyu ya mpano akekwaho ari by'ibyo byaha, arakekwaho ibyaha bitandukanye birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Dr. Murangira avuga ko ya mpano akekwaho kuba yarakoze ibi byaha mu bihe bigiye bitandukanye. Nyuma yo kumenya ko hari ibirego bimurega, yatorotse ndetse arihisha, ariko aza kubona ko nta yandi mahitamo afite maze yitaba ubugenzacyaha. Kugeza ubu ngubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe iperereza rigikomeje, ndetse dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ibyo nibyo Dr. Murangira yaje kuba agenda agarukaho. Ku rundi ruhande hari amakuru amaze igihe avugwa ko uyu muhanzi yaba yaragiye ahohoterwa n'umugore bivugwa ko bakundanaga uzwi nka Vava. Uyu mukobwa aherutse gutangaza ko ya mpano yamukubise akamuruma izuru ndetse akanamutera ubwoba, amubwira ko ashobora kuzamuhitana aramutse avuze ibyabaye hagati yabo. Vava yakomeje avuga ko kandi ko ikibazo cyabo cyafashe indi ntera tariki 24 Werurwe 2026 ubwo yari kumwe na ya mpano mu modoka bagiye muri sauna kujyana, ngo yamusabye guhagarika gukoresha telefone ari gutwara imodoka. Ibintu byarakaje uyu muhungu kugeza ubwo yamutegetse gusohoka mu modoka hagati mu muhanda. Nyuma yo kuva mu modoka no gufata moto, yavuze ko ya mpano yabakurikiye asa n'ugiye kumusubiza mu modoka, ariko ngo yihutishije imodoka arabatwara. Ibintu yavuze ko byamushyize mu kaga ndetse bikamukomeretsa. Aha yavuga ko ya mpano ubwo yamusabaga kuba yasohoka mu modoka, imodoka yisohotsemo ajya gutega moto, ariko ya mpano ikintu yakoze yahise ko yasubira inyuma nk'ugiye kuba yamusubiza mu modoka, ubwo we yese ko akubitaho umuriro aba yabagongana n'uyu mumotari. Ariko hakibazwa niba byarabaye muri icyo gihe, ni gute umumotari yagongewe moto ntabe yahitaga ajya gutanga ikirego, wenda ya mpano akurikiranwe kuko yagonze moto y'abandi, ahubwo bigakomeza gucecekwa. Ikibazo cyaba ari iki? Ibi bintu nyine ubona ko ari ibintu bigiye birimo bidasobanutse, akaba ari byo tugiye kugenda dukomeze turebe amaherezo, turebe aho biri kwerekera. Dusome iyi nkuru uko itangira n'uko irangira, turagenda dusobanukira. Kuri gikomeza cyandika kivuga ati nubwo ya mpano yiregura atyo, uruhande rwa Vava rukomeje kugaragaza ibimenyetso bikomeye by'ihohoterwa yaje kuba agenda akorerwa n'uyu muhanzi. Muri live yakozwe na Godfather, Vava yagaragaje amafoto y'ibimenyetso y'ibikomere byuzuye umubiri. Ubwo yagaragaza ibikomere bigiye byuzuye umubiri, yaje no kuba yerekana igice cy'izuru rye cyashwanyagujwe. Umunyamakuru yaje ashyiramo akantu ko gukabya cyane. Nyuma yo kurumwa
ubutumwa bwa ya mpano yamwandikiye amutera ubwoba ko azamwica cyangwa yiyahura aramutse amureze, n'amashusho agaragaza ya mpano ari kunywa ibiyobyabwenge. Ibyo ni bimwe mu byo Vava yaje kuba agenda atangariza kuri live ya Godfather. Ariko tukibaza, ibintu biri gutera mu bahanzi ni ibintu bimeze gute? Ni iki kibazo kiri mu bahanzi? Mu minsi yashize twabonye umwe mu bahanzi, akaba n'umwe mu basore bagiye bamenyekana kuri social media, yifashe ashwanyaguza umugore w'ugutwi ewana, arakuruma arakuruma neza, ashaka kugukuraho kwa wa mugabo muri Bibiliya bavuze bakase. Ibi bintu biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'iki mu basitari bacu? Ubundi ibi bintu bimeze bite? Ngaho umwe bamurumye ugutwi bashaka kugukuraho, undi bamurumye izuru. Ibi bintu biri kwerekera ko ntawe uri kumenya amaherezo y'ibi bintu biri kuza bite. Gusa nubwo bimeze gutya, nubwo hari kugenda hagaragara bimwe mu bintu bigiye bitandukanye, uyu ya mpano muri iriya video yaje kuba yashyira hanze, ntabwo nayigerageje kuba nayishyira hano ku rubuga yose bataza kuba badutera copyright. Hari aho avuga ko uyu Vava yaje kuba mu mwaka umwe bari bamaze kuba bari kumwe, Vava amaze kubakuramo inda zigera muri 3. Agasoza avuga ko afite impungenge z'uko n'inda afite ishobora kuba igeze mu mezi 5, nayo iri gupangirwa kuba yaza kuba yakurwamo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ubundi tuzi ko umuntu wakuyemo inda hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa no mu bindi bihugu, hatari impamvu nzima ibigaragaza muganga imwemera kuba yayikuramo, niba hari ibibazo bishobora kuba byatera kuba byamugira ikibazo. Iyo ndubu ukoze icyaha, iyo wayikurimo ari nta kibazo ushobora kuguteza. Ukoze icyaha kigomba guhanirwa n'amategeko, ntabwo ari igishobora. None bikaba bivugwa ko uyu mukobwa Vava, madamu wa ya mpano, yaba amaze gukuramo inda zigera muri 3 mu mwaka. Ese ibi bivugwa ko ya mpano yaba yamuhohotera, amukubita, amuhoza ku nkeke, akaba yaragerageje kumugonga? Ariko ibi byo kumugonga ntabwo biri kuza cyane, kuko yaba yaragonzwe na nyiri moto, yaragonzwe nawe agakomereka, ni ikirego cyari guhita, ni bimwe byari guhita ko bijyanwa mu kurega. Ntabwo nyiri moto yari kwihangana, cyangwa na Vava nawe atuze ntajye kuba yarega icyo kirego. Ariko hari igihe bibaje bishobora kuba wenda bakaganira, uko Vava ajya amushinja ibintu byinshi. Avuga ko ibyo bikimara kuba yese ko yirukira kwa muganga, baramuvura, none no mu kuvayo yaje ahita akamufungirana mu nzu, amunyaga na telefone ku buryo ataza kuba yatabaza. Bano bantu bombi urebye ibintu bagenda bavuga, nyine ni ibintu bicanganye, ariko tuba tugomba kureba impande zombi uko zigiye zitandukanye. Hakaba harimo kwibazwa, ese nuko ya mpano yabashaka kuba yagaruka muri industry, dore ko yari amaze kuba mgenda nk'umuntu uri kugenda uzima buhoro buhoro. Sinavuga ko ari cyane, kuko nta gikorwa yari gukora, yari kurwana na biriya bintu byari bimumaze kumubaho mu minsi yashize byo uko hasakajwe amashusho ye dukoza soni. Akaba ariyo nzira yaje kuba yakinjiramo, ariko ntawamenya. Bibira cyari gukora iperereza, reka ibe yakora iperereza ryayo, noneho ikiza kuva mu iperereza, noneho nicyo kiza kuba cyafata umwanzuro kuri iyi nkuru, wenda bikaza kuba byahabwa umurongo, tukamenya ikibazo kiri muri ibi ngibi ni iki. Aya niyo makuru yarahageze muri aka kanya. Reka dukomeze dukurikirane, wenda icyaza kuba cyagenda gihinduka nyuma y'ibi ngibi. Ni ukuza kuba updatinga, ntandi muzajya mubonera update nk'izi ni kuri KGE Making. Ashobora kukoze subscribe, ubundi tujye tubana umunsi ku munsi. Murakoze cyane, reka nkomeze mbifuriza ibyiza bituruka ku Uwiteka.